ugatunga abandi. Buryo ubutunzi bwawe udaha abandi uri umukene wo gufashwa. Imbabwiye kuri nagize yerekwa singitinya umuntu utunze muri quartier iyo nzi ko ari umugugu ntangira kumusabira nk'umuntu w'indushyi. Mbikibabwiye neruye ubutunzi si ubwawe ni ubutonyanga bukagera hanze. Imvura si yaguye mu karima kawe ni yaguye ku misozi. Gerardine yaravuze ngo upfa kuba gusa warumvishijwe n'Imana ivuga aho ryaturuka hose nubwo ryava ku mwana mutoya yakuzamura n'ubundi umuplanto ni gukoropera chef kaporara karinda general. Ntabwo turindwa nabo tungana turindwa nabo turuta. Umukozi mu rugo ni ugutekera kubyo wahasha ashatse yabanje akabishira mukabona kubirya. Nico gituma kumwitwaraho neza bikenewe kugira ngo agutekere ibyiza. Shatse kubabwira ko umwanya umuntu arimo wose ningira akamaro gufasha uwundi utawurimo. Danieli 12 umurongo wa 3. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umuco wo mu isanzure ry'ijuru. Abahinduriye benshi kubukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Dusubiremo. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umuco wo mu isanzure ry'ijuru. Abahinduriye benshi kubukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce soir pour cette meilleure opportunité. Nous avons toujours signifié que rien n'est insignifiant devant celui qui dirige les étoiles et les atomes. C'est vrai? L'ordre est là. Et la perfection caractérise toutes tes œuvres. Ce n'est pas surprenant. Nous sommes ici pour une fête très bien déterminée, qui était prévisible dans les temps anciens, même si moi-même j'ignorais cette opportunité. Raison pour laquelle je m'incline devant ta face tout en sachant que tu dois m'utiliser tel que tu le voudras. La parole a été faite chère et pleine de grâce. Nous avons contemplé ta grâce semblable à celle du Fils unique venu du Père. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais être basculés ni bousculés dans n'importe quel esprit. Tu nous as oint, nous sommes témoins les plus oculaires. Tu nous as parlé à travers nous-mêmes. Je suis sûr et certain que cette journée n'est pas une peine perdue. Non, 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 non. C'est une opportunité que nous devons profiter tous si nous le voudrions. Je lance un cri d'alarme ce soir afin que même les mondes les plus enténébrés soient au courant de ce que nous sommes en train de prophétiser ce soir. Je minimise tout ce qui devrait nous désorganiser visiblement ou invisiblement. Je suis en train de détruire de faux à combre tout esprit malsain d'Umukati Kaimani. Je suis en train de renverser, de faire écrouler, de faire échouer à travers cette prière que je suis en train de formuler tout ce qui devrait nous compromettre. D'Umukati Kaimani. Le monde est maladroit, malin, dans lequel nous sommes en train de patauger, ne peut jamais nous distraire pendant très longtemps.
Le temps vient, le moment vient où le règne des abominations prendra fin. Domo katika imani. Ta parole que tu as pu dire personnellement, elle règne sur le monde entier, même si les hommes en ignorent totalement, mais elle reste telle que tu l'aurais produite. Ça date de longue haleine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes devant toi et tu dois nous utiliser tel que tu le voudras. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié, Seigneur. Amen. Turashima Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo iduhaye umwanya mwiza wo kubana namwe kandi. Wa gatatu wa mbere umwaka wa 2024 kuba uri umuvugabutumwa kuri uwo gatatu wa mbere ni umugisha ukomeye. Mwebwe mwantumiye bishop n'itorero ryose nongeye kandi kubishimira. Amen. Hano dukunda kubivuga ko ari iwacu, ariko baramutse iwawe batakwakiriye neza ntiwagubwa neza. Ugeze mu nzu akabura kamba mbiri, ukabura esume, ukabura amazi, ukabura ko kwitaho ngo waguhisa anywa ku marisari, habi iwawe ariko bahari ikibazo. Rero turashima nanone ko mukomeje kubizirikana. Noneho no mu ntangiro y'umwaka ubidutangiye, mukaba ari twe mwahisemo ngo tubane namwe. Tubaye agaciro kangana nabyo kandi turabishimiye cyane. Imana ibaduhere umugisha. Twahuye n'abandi bakozi b'Imana nuko Pastor Donatien haracyahari, nabonye sa n'usose. Nabuze ko mbivuga. We ari Bujumbura muri EPGL, Église évangélique au pays des Grands Lacs, ndagira ngo niko yitwa EPGL. Niho yakoreraga umurimo w'Imana. Kari kavumu kajumu hagati ya itorero ryabo naho twakoreraga muri Maranatha, tukaza no gukorera muri Goshen. Numwe mu bagabo badusuye kandi ni rimwe mu itorero twasuye bari hariya. Ni numwe mu bagabo tuvugana mu bagiye akavugana urukundo nk'uwifuza ko mwabonana. Iwe akika ya Mungu akunda abantu ku buryo anarira iyo muhuye cyangwa abwiriza ijambo ry'Imana. Muzeye uzasazana amakakama wari ufite n'imbaraga kizo Karebo yari afite imyaka 45 arazikomezanya amaze kubura gakondo. Yosuwa yamwibagiwe ngo amubwira ko hari umusozi uriho aduye witwa Hebroni. Igihe birayandikaga ngo ico gihe Hebroni yari kiri gakondo ya Karebo. Nawe imbaraga Imana yaguhaye mu ijambo ry'Imana, yego ndabiza umubiri unanirwa kandi unanizwa na byinshi. Umubiri unanizwa n'ubukure, umubiri ukananizwa n'indwara, umubiri ukananizwa n'ibihe, ariko umutima ukomeza gukomera ku rwego Imana ishaka ko warukoreraho. Imana ikugirire neza. Hari abandi bakozi b'Imana baraha namwe ndabakiriye mwese ko mwicaye aho ngaho. Nahuye na mukozi w'Imana Claire ubushize turaha kuri Calvary, ngira amahirwe nicarana nawe ntamuzi. Umunyabwenge yavuze ngo nuhura n'umuntu ngo uzagira icyo umuvana Kristo ari ntacyo afite. Hari umutse atagifiteho cyangwa afite kibi ni ubwandu bakuye, ariko ugize umugisha ukabusanga ni cyiza, ugomba kugisoroma kuri we. Twicaranye ibyo yambwiye si byosubiramo, arabizi uko yambwiye, ni naho namumenyeye. Bituma dutandukana duhananye telefone, titwazihanaye gusa. Si umucuruzi kandi nanjye sindiwe, ariko n'abacuruzi babikoze babikoze neza kuko babateza imbere bizashara bafite. Ariko yambwiye ko ari umukozi w'Imana. Haza kuza undi musaza na usengera iwe mu rusengero w'inzobe wanashimye burya tambutse, ashatse gufata nimero zanjye mubwira ko naziguhaye. Arambwira turiya niwe pasiteri wanjye azazimba. Ngira ngo narakwandikiye kandi nawe waransubije. Kariya ka message karahagije kuba ikindi gihe tuzongera kubonana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwese rero muri aho ngaho, Imana ibaha umugisha. Twigeze kuvugana na Pastor Donatien subiye inyuma gato, tukira mu kanyagutya ninjoro. Iwacu hari ninjoro waba hari kumanywa. Deka umunyabwenge wavuze ngo kugayira umuntu mu ruhame nibi, ariko kumushimira mu ruhame ntacakirimo. Nubwo abantu benshi twirinda aka gatuti yabivuze Bishop, nako kwirindwa cyane
kuko ibyo abantu batoragura si ibishimishije, batoragura aho watsindiwe mu kuvuga naho wananiriwe mu kugenda. Uko kuza utambuka nako bafata bagasiga ibiri inyuma n'ibiri imbere byari kubaka, bagatora akantu kaza gutuma isi irangara. Ariko nari ndyamye ubwo ahita anyoherereza ituro, none ubwira umugore nzi ibintu byaroshe, ariko si ibintu zoroshe, n'abantu boroshe. Bwana sifiwe. Harabagira none transfer y'amafaranga iroroshye, hoya nuko iragoye. Iyo udafite uyaguha ntumenya ukundi nakora, yoroha iyo hari inzira yaguhaye. Ariko se bidahari nta wayaguhaye wamenya ko transfer d'argent ikorwa. Nico kintu kigoye gihari nubwo gikorwa. Ahita anyohereza amafaranga aho, kandi nari mfite ikibazo cyayo nubwo ngisanganye. Ariko hari igihe asifuwe sana uko niko kuri kw'Imana. None se tugiye kuvuga ko tudasanga ibibazo n'amafaranga, ariko hari igihe uyakeneye cyane kuruta ikindi kubera impamvu bufite. Kandi bene ayo ngayo asa nkaho abaye meza kuruta yandi wabonye usa n'uri mu buryo bwiza. Ibyo murabizi namwe n'ukuri. Aza ari impano ikomeye. Niko wanavuze ngo tugomba gufata umwanya turimo, kuko ejo si twebwe. Inzu zikomeye turimo ubu ngubu ni za nyakatsi. Ejo bundi hari umugabo twageranye hahoze prefecture ya Cyangugu, bari baje mu bukwe mu cyumweru gishize. Tugera ku nzu y'Iposta niyo ya prefecture, aho prefecture yakoreraga. Harambwira ati iyi nzu tukigera twari tuzi ko ari nzu ya mbere mu isi, ariko nakazu kameze nabi cyane kadahuye n'igihe. Ubivuze menya ko umunyabwenge umwe yavuze ngo ejo hashize ngo namateka, ngo ejo hazaza ngo namayobera, ngo ariko none ngo ni impano, ni gift. Ngo nico gutuma ugomba gukoresha umwanya ufite wa none, kuko ejo hashize nti wahabaye, kandi niba rahabaye suko wari umeze, n'ejo hazaza ntuzi ukuzamera. Nico gituma ugomba gufata none ukafatana amaboko akwiriye n'ibyishimo bikwiriye. Turashima rero ico yaragikoze kidukemurira ikibazo, kandi si we wenyine, tugira inshuti nyinshi cyane kandi ziri hanze tutaba twanasabye, ariko kubera ko hari aho yakubonye agatura utabimusabye. Imana ibamugisha kuri mwese kandi tuyasabiye. Reka ubushize hari abo twataramanya hepfo kuri gospel, umutima urambwira ngo nta muntu wabura icyo ashima umwaka urangiye. Ashatse yashima no byibuza akajya icyo ashima kuri mugenzi we. Hari abantu bari bicaye imbere yanjye kandi nzi ubwenge bumfishurira byibuze kimwe cyangwa bibiri ashoboye. Nushaka gushima umuntu, fata ibyo ashoboye n'ibyiza kuri we, ari byo ushima, ureke intege nke ko nazo zirahari. Abona ashimye iyo ngaruka urundi ruhande mvuga ibyo mbagaye cyangwa abandi batubona ko atari byiza byari kuba byinshi. Ariko umutima ushima, wirengagiza ibitagenda ugashima ibigenda. Yabivuze neza, nico ngira ngo Barnaba yakoze, namuzaje kugikomozaho. Imana ibamugisha. Reka mvuge kuri bishop na madame, kandi sinkunda kubivuga cyane, kandi kamwe gusa. Ngira ngo muzi ko Bishop Masengo yicisha bugufi. Niba mutabizi ndabibabwiye. Habahagaze ahangaha havugana n'abantu bose, abana bato, ariko siko bigendekera abandi bameze gutyo. Gomba kwihuta ndetse tunamubone yinjira cyangwa sohoka, tugakangarana nabyo bikadutera ubwoba muri bimwe byatuma dukomeza kumwubaha. Ariko Imana igumugisha kuri cyo kwicisha bugufi. Imana kwihungisha. Madame nta teraniro naba muhano ngo mubure. Uzi guterana, ngira ngo nawe urabizi. Uko ibyo ngibyo bifungiye aho ngaho. Duhereye kuri ibyo umuntu yashima aho bakorana. Imana ibampera umugisha. Kugira ngo twihute, nasanze umuntu avuze iminota mike bamukunda. Tuzamure Yesu w'i Nazareti atukuzwe, tumupepeye Bwana. Kubera iyihe mpamvu iyo utinze cyane ubakuramo n'izo bababwiye mbere, niko bimeze. None umutima abagabo bombi bavuze duhereye kuri Mzee Donatien na Dr. bavuze amagambo menshi kandi mu gihe gito, murabishimira cyane. Ndavuga ntese nkore kuriya kugira ngo banyishimire cyane, atukuzwe, cyangwa nkore
ibyo Imana yashyize ku mutima nabyo barabyishimira. Umutima urambwira ngo reka koresha igihe bampaye, nabyo Imana iraza kubigira byiza. Burya Imana yatanze uburyo butandukanye, hari abakora vuba bagakora neza cyane, abandi babigerageza bikabananira bakabura icyo bavuga muri gihe kigufi. Nuko Imana itanga ubwanya. Hakaba nabi kugira ngo uzumvikanishe ijambo ryawe ukaba wavuze umwanya muremure. Kubera izo mpamvu reka mvuga umwanya Imana yampaye, n'abantu barawungenera kandi nizeye ko namwe mushobora kuwihanganira. Si umwanya utakwihanganirwa. Bishop yambwiye kuri isije sinahita nyishikira, ariko hatangiye kuyivugira iraza. Iyaza kuba yarambaye nk'indi minsi 2 amaze kuyivuga yari kuzizinguye yose. Hasifaniza Yesu umukozi wetu. Yatubwiye hari umugabo witwa Napoleon Bonaparte, ni umurwanyi w'umufaransa wigeze ku umwami w'abami mu kinyejana ngira ngo cya 19 niba ntibeshe. Yaragiye gufata uburaya bwose. Yaravuze ngo quand je vais engager une affaire, j'ouvre un tiroir, je ferme solution un autre. Ngo iyo ngiye gukora ikintu runaka niyemeje ngo mfunga akabati kamwe umuryango wako ngo nkabona gukingura uwo kandi, kuko ngo ndamutse nkinguriye twatubati cyarimwe byo natakariza umwanya kuri byombi, singire nico menya muri buri kabati. Icyo ni muco. Quand je vais engager une affaire, j'ouvre un tiroir, je ferme celui-ci un autre. Bimpesha kumenya ijambo neza neza wavugaga, kugira ngo umuryango umukinguke hagomba gukinga undi. Bitaninjira muri Eden, Imana yahaye Adamu na Eva isezerano ryo kubaha Eden yose n'ubugingo buhoraho. Irababwira ngo nimurya kuri kiya giti kimenyesha ikibi n'icyiza no gupfa muzapfa. Satani arabagenderera arabashuka barakirya. Ariko Imana uwo muryango wo gupfa ubonetse ikingura undi wa Kristo. Atukuza aravuga ngo mu rubyaro rwawe wa mugore we umaze gucumura kandi ugiye gupfa zanga zakunda, kuko warenze kwisezerano naguhaye. Nkinguye undi muryango ngo muri urubyaro rwawe ngo hazakomoka umuntu. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ngo niwe uzakomeretsa iyi inzoka yagutesheje umutwe hano. Isezerano riravuka. Nowa kugira ngo akirewe n'abana be n'abakwe n'abakobwa be, Imana yabaje gukinga urugi rw'inkuge, ibona gukingura urugi rw'imvura. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Imigomero y'ijuru yakinguse ari uko amadirisha n'imiryango by'inkuge bimaze gufunga. Hari ibibazo bigutugirije bishobora kukugeraho, ariko bizakugeraho wafungira niyo we aho muri forteresse ushobora kwihishamo. Hari intambara ziri imbere yawe ariko zizagusanga uri muri forteresse n'ubuvumo Imana izaba yagushiriyemo. Aburahamu kugira ngo afungurirwe umugisha wo kuzaba sekuruza w'amahanga, Imana yafunze igisagara yaratuyemo cyitwa Uri wa Karudayo. Iramubwira ngo sohoka mbone kugira se w'amahanga. Nukuri Aburahamu ntiyari kuba sekuruza w'amahanga akiri muri wa reka harahuri utakurira. Hari amahwa n'amasuzo bikuziga, ariko reka nkubwire bankwikura gatoya aho ngaho kugira ngo Imana igwisezerano ryawe. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Mose kugira ngo Imana imugira wihagarara mu Egiputa agakura Abisirayeli mu Egiputa, yabaje gukinga umuryango w'ubuyobozi yari afite kwa Faraho. Ngo yamaze imyaka 120, buri myaka 40 Imana ngo amwigisha isomo rimwe. Imyaka 40 ya mbere yari yarize administration, gouvernance, imiyoborere kwa Faraho. Ngo ico gihe ayikura mu isomo yitwa kwigisi. Imyaka 40 yamaze ari mu butayu, yakubiswe n'izuba yicwa n'inyota. Isomo yakuye ngo nukumenya Imana, hakika ya Mungu. Asifiwe sana. Imyaka 40 kwa Faraho, imyaka 40 ari mu butayu ataratangira kuyobora Abisirayeli. Iyo myaka 40 yamenye guca bugufi. Imyaka ya nyuma 40 mu mbabarire nibwo yamenye Imana. Kugira ngo ayobore Abisirayeli
yanze kwitwa umukobwa w'umuhungu w'umukobwa wa Faraho. Hari icyo ugomba kwanga kugira ngo umuryango wawe ukingurwe. Igituma imiryango myinshi idakingurwa nuko ntabyo mwari mwanga, ntimwari mwakenera kuyijyamo cyangwa ntimurayimenye. Hakika ya Mungu. Petero n'abagenzi be kugira ngo barobe abantu babaje guhagarika kuroba amafi ngo nimuve aho ngaho ku nyanja kugira ngo mbagire abarobyi b'abantu. Hari ibyo dutinzemo bishobora gutuma ibyo Imana yaduhamagariye bitaboneka. Yohana akorwa ka Patimo kugira ngo Imana imunyuze mu butumwa na dicte. Icyo gitabo cyonyine cyanditswe na Yesu zahishuwe. Uti kubera iki? Marayika yabwiye Yohana ngo ibyo ubona ubyandike. Tiyamubwiye ngo ibyo uza gushakisha, ibyo nkubwira hatabuzeho na kimwe, hatiyongereho n'ikindi aricyo wandika. Ni ukuvuga ngo ni ukuboko kwa Yohana kwanditse n'amaso yarebaga, ariko dicte ibyandikwa ni Kristo ubwe wabimyoboragamo. Hakika ya Mungu. Dusomye ijambo ry'Imana hano kugira ngo nzihute. Kugira ngo iriya miryango ikinguke ugomba kumurikirwa n'inyenyeri. Udakumurikiwe n'inyenyeri yitwa Kristo, yabivuzeho Dr. Ntushobora kumenya umuryango wari we. Turi mu isi kandi ifite imiryango minini. Muzarebe iyo winjiye mu nzu nini utamenyereye, waramenyereye intoya. Uburaho uvuye naho uya. Hari yuriya ukagonga mu cyumba cyanyira inzu kandi wari umushitsi bitgenze gute? Kubera ko warindagiye. Isi ifite imiryango myinshi. Kandi abantu bararindagiye muri iyo miryango, ariko twanje twazamura Yesu w'Inazareti. Haleluya! Yewe sirimwe si kabiri ninjiraho ntabyutse. Iyo ari inzu zegeranye mu miryango, hari gusohoka hanze wagaruka uti ntihera, wakubita umuryango usanga n'icumba cy'abana, tembayika. Bibaye gutuka busubiye vuba vuba. Kandi usubirayo vuba ushaka nyine ko batakubona. Ugize ibyago none ugakingura mu nzu wagucumbikiye. Bagase uyu muntu arimo ashaka iki? Yagaye icyumba nimaneko kandi uyu muntu si mwiza. Hari twaraje umugombe arimo ashakisha naho gane imiryango myinshi. Uko yisi kubera ko irimo imiryango myinshi. Haleluya! Abantu ntibazi iyo banyuramo. Hakika ya Mungu. Aho babinjije barahavuye binjira handi hatabakwiriye. Hakojeje n'isoni ndetse hatarahabo habagayisha kubera ko isi ifite utyango twinshi. Mubanze murebe neza umuryango mwinjijwemo. Icyo mwahamagariwe mubanze mukimenye. Yosije yaje bishop yaje kurutukona bitekerezaga. Reka nkubwire ijambo ry'Imana kugira ngo ribanze rifasha aho ribwiye, ribanza gufasha nyiri kurivuga. Iyo Imana yaguhaye mu gishoho ukaryumva ugiye kurivuga biba byoroshye cyane kubyumvikanisha ku bantu. Wari umvishe ibiryawe uranezerewe utaramenya rezilita ritanga. Cyo cyatumye natwe tutangira kumva ibyibuze n'ibisigisigi byazo. Imiryango ifite imiryango myinshi, uramenye tuzinjire mutaro wawe cyangwa se ngo witeranye imiryango. Kristo niwe nyenyeri itumurikira kugira ngo tumenye umuryango tugomba kwinjiramo, tumenye n'urugi rugomba gufunguka. Twasomye hariya, ariko mbere yuko mvuga hariya jambo, Kristo yari Imana ngo ibana n'abantu. Kandi ngo yagaragaye mu byo yaremye. Ngo Imana niyo yabanje gusasa ijuru mu kirere. Ngo ukuboko kwayo niko kwaremye imfatiro z'isi. Ngo ukuboko kwayo kurongera kurema ngo amasi ari mu kirere. Ngo ndetse nuko kuboko kurema ngo uburabyo bwiza butanga impumuro nziza. Ngo ibyaremwe byose mu isi no mu ijuru ngo no munsi y'ubutaka ngo yabyanditse ubutumwa bwa Data wa twese. Hasifiwe sana. Ngo ubwo butumwa buracyaha ngo kandi ibyaremwe byose ngo biracyagaragaza ubwo butumwa ngo sibye umwana w'umuntu ufite umutima wikunda. Naho ibindi byose inyanja n'imisozi biracyagaragaza ubwiza bw'Imana. Imisozi itararemwa isi itarabumbwa uhereye kera kose uruko wahoze. Uhereye kera kose uruko wahoze. Curanga nanone ni hahandi.
tuzamura imana yacu. Haleluya. Ngo imana yabanaga n'ibyo yaremye, ngo niyo ngo yashimangishije imisozi ikiganza cyayo, ngo n'inyanja nayo niyo yayiremye. Tukomeza gucokoza, tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Igaragara mu bintu bikomeye n'ibyoroshe, abantu ntibayimenya, barayimenyera. Cyatumye umunsi Yesu yagiye gutandukana n'abigishwa be, yarababwiye ngo nimuze ngo tuje ahiherereye. Bibiliya tubwira ngo hari urubyigane, ngo ku buryo baburaga umwanya wo kurya kubera audience z'abantu ziza gusaba imfashanyo yo gusengerwa. Aravuga ati nukuri nshobora kugenda ntabahaye amabwiriza ya nyuma, muze tuje ahiherereye. Ngo yashaka kubigisha ahantu hari imisozi wari wabishigishiriza, hatari urusaku rw'abantu, hatari imiduruvayo, hatari WhatsApp, hatari Facebook. Ibyo byose ni byiza, ariko hari igihe bihinduka umuryango utuma tutagisobanukirwa n'indi miryango twagiraga. Ngo arabambutse hakurya y'uruzi, arambuka n'ubwato, ngo agera arabicaza, ngo babwire amabwiriza ya nyuma azabagenga muri Yesu y'umwijima yarabasize. Niyo yababwiriye ngo mbasize nk'intama hagati y'amaseka, ngo muzagire ubwohe bwenge nk'ubw'inzoka. Yashaka kuvuga ko inzoka ari nziza, ariko kugira amakenga nico yavugaga. So gushaka kubashushanya n'inzoka no kubasanisha nayo, ni ukuvuga ngo amakenga ifite muyagire. Iyo si nziza iyagira kubera ko ari mbi, ariko muzayagira kubera ko muyizi ko ari mbi. Cyo nimucumve neza. Kwaro kubabwira ahantu hanyaburanga Imana yagaragaye mu gihuru cyaka inzu toroheje. Mose aragiye intamba ku misozi ya Midian, ngo atambikishwe no kureba ishyano riguye, ngo asanga umuriro uri mushya ariko udakongoka. Humvikanijwe yamubwira ngo uramenye aho ugeze nahere kwetura inkweto zawe. We yari Yesu bari muri cya gihuru, yaje mu nkingi y'igicu kiyoya y'Abisiraheli, ku manywa igicu n'ijoro umuriro. Abisiraheli kibabimenya. Kubyo Bishop yigishije umunsi bageze ku nyanja, kugira ngo yafungure umuryango wo kwambuka ngo bambuke hakurya, kugira ngo bambuke yafunze inyanja, kugira ngo bambuke batewe yabanje kuyifungura. Umunyegiputa wamnyuma wa mbere agiye kwambuka, umunyisiraheli wa nyuma yambutse ihindura imiryango ishiraho serire. Kandi hari imiryango twebwe tutagenda cyane, wikubita nkaha muri hoteli henda utanarayemo wenda ugiye gusuramwe n'umuntu ukabura nuko ukingura umuryango. Hari aho nasanze bakingurisha udukarita wakubitaho gusoma, sinari mbise iyi karita kwidakuye hose rire iri mu iki. Ariko nza kwibuka ko imodoka zikingurwa umuntu aririya akayikingura gihagaze hariya. Uko hari imiryango ya tekinoloji aba mu cyaro batazi. Mu Mana hari imiryango y'umwuka abanyamubiri batazi namba bazasaza batazi. Yakoreshe telecommande isubira amazi arahura. Umwisirayeli wa nyuma yambutse, uwa nyuma Munyegiputa wa mbere agiye kwambuka irakinga ishiraho mode passe, amazi arahura. Yandi Miriyamu yaririmbye ageze hakurya, we n'abasaza baravuze ngo nukuri farashi wera Yesu, ngo Imana yayiroshe mu nyanja. Araririmba ngo amazi ngo yatembaga, ngo yemyika kujya kw'ibirundo, ngo nayimuhengere muri nyina w'inyanja, ngo havuze. Niyo munsi Imana yubatse
ibikuta yubatse fondation mur yandi mazi idakoresha umucanga n'isima ngikoresha amazi ahinduka amabuye ahinduka n'umucanga ahinduka na block sima yafata haruguru no hepfo tuzamure Yesu w'Inazareti. Haleluya. Nuko Yesu yagaragaraga yari Emmanuel, Imana ibana n'abantu, ariko ntibayimenya. Agiye kuza Kristo avukira mu Bayuda ntibamutahura. Niho handi Yohana yanditse ngo yaje muvye ngo be ntibamwemera, ngo ariko bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hari ukuba no kwitwa, hari igihe tugira amazina atari yacu, hakaba n'igihe tugira amazina ahuye nuko tumeze. Ushobora kwitwa muyoboke, nta muntu n'umwe wigeze unkurikira ngo anyoboke, ariko ukamenya iryo zina mu byangombwa. Muyoboke ninde? Ndahari. Uwa muyobose ninde? Zero. Umuntu akitwa mico myiza ari mahane, ariko Yohana yaravuze ngo abamwemeye bose ngo bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, apana kwitwa atukuzwe. Abisirayeli mu mivugo yabo, mu buhanuzi, mu masinagoge no mu nyigisho bagiraga mu ngo byavugaga kuza kwa Kristo, ariko ngo bavuke baramuyoberwa. Ni Yohana yavuze ngo yaje muvye ngo abe ntibamwemera, ngo ariko abamwemeye bari muri amahanga ngo yabahaye ubushobozi bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abisirayeli baramuyoberwa, ngo kandi ngo ico Aburahamu yabaye mu gihugu cy'ubusuke, ngo nico Abisirayeli bari bategerejwe kuba mu isi. Ico ngo Daniel yabaye Babuloni akubahisha izina ry'Imana, ngo niko Abisirayeli bari kubahisha izina ry'Imana mu isi. Nguko iteka ryose ati turahatoye ni Betelehemu. Umunyedome w'indyarya witwa Herode arabyumva, abwira abanyabwenge ngo mugende ni muntu uruhinja mururamye nimurangiza nanjye muje kumbwira. Satani ajya akoresha uburyarya. Hari umunyabwenge bavuze ngo ilitirize quelquefois ngo il nous cajole. Cajole murabyumva ni kwa kundi umwana w'igitambambuga asekera umuntu wese ngo aseke aseka, ni cajole. Ngo yaguseke yakabona utamwitayeho ngo aragusunika, yagusunika abona utaguye buskile, niko babyita buskilade no gusunika no gukandagirana, ngo yabona utaguye ngo akakubritaliza akakwaraza, yabona utaguye akakurasa. Niko ngo yabigenje ngo mugende nimusanga hari muze mumugaruke nanjye nje kumuramya, ngo sicyo yashakaga kwari kumwisha. Baragenda ariko ngo bataragerayo, ngo bageraga hose ngo babanza gufungura ngo imitwaro bitwaje zari zahabu, ishome n'ishangi, ngo bakongera bakareba muzingo w'Abaheburayo, ngo se ubuhanuzi buravuga gute kuri urugendo. Umurinzi agiye kurimba aravuga ngo inzira iraruhije mwitange, ngo mutazananirwa mu kigenda, murya umutsima batera imbaraga mu myono ku mazi y'ubugingo. Agiye gusoza aravuga ngo nuko mukora imirimo yanyu ngo nzajya mbafasha mu mibabaro, ngo witanga nzamugororera, ndaza vuba umuseke utambitse. Ngo biyibutsaga amasezerano y'ibyo Imana yavuze. Bageze i Yerusalemu ngo basanga umwana aryanywe mu muvure, nta myenda y'icubahiro, nta mapafe ihari, cyari gisogororo ngo cinga, nta bakusheze bigezeho mu byaza, hari inka zaraho aho hafi y'umuvure, ari kumwe n'umugabo we gusa. Nta parade yigeze yaba nk'umwami wavutse, kandi iyo umwami yavukaga ngo habonekaga ibirori bikomeye, fanfara zigakubitwa, ingendo zigakorwa za cyami. Ariko kubera ko Yesu ngo yicishije bugufi kugira ngo abane n'abanyamubiri bakomeze babeho, nta bintu ngo by'ibirori byize bimukorerwa. Ariko nanone ngo niwe wenyine watuwe ibintu bihenda kuruta abana bose bavutse igihe ciwe, kuko yari Imana yahindutse umuntu. Niwe wenyine watuwe ishome, ishangi n'izahabu. Se na nyina ngo ntibigeze bagira ikibazo mu buhunzi mu Egiputa, bagurishaga kuri ibyo ngibyo byari bifite agaciro, ngo babaho neza kugeza igihe bagarukiye Herode amaze kuvaho. Inyenyeri yabonetse iburasirazuba irabura mu murwa, yongera kuboneka bawuvuyemo. Reka nkubwire, hari aho inyenyeri yawe yaburiye, hamenye ubashakisha. Birashoboka ko yaburiye mu gitaramo kandi ukibamo, birashoboka ko yaburiye mu bushumba kandi uriwe, birashobora ko yaburiye mu bishop uriwe, birashobora ko yaburiye mu apotre kandi uriwe, birashobora ko yaburiye muri korari kandi uriwe, birashobora ko inyenyeri yaburiye mu buhanzi kandi tukuzi iki gihangange.
hari aho inyenyeri yaburiye, kandi aho yaburiye ntahazwi, naho yakagombye kuboneka niho yaburiye. I Yerusalemu bahanuraga kuza kwa Kristo buri gihe bakabiririmba, nibo bayiyobewe. Dushobora kuba dukora imirimo isa n'Imana, ariko aho ngaho inyenyeri akarahizimira, ikazimira muco twitwa ko cyatuzamuye. Umuntu yamara kubona umwanya runaka aho gutekereza Imana yamuhamagariye, agatekereza ko ari we wahagaze muri rwa rwego. Icyo gihe kubura kw'inyenyeri ni ukwitiranya umuhamagaro w'Imana n'uwawe, ni ukwitiranya imbaraga z'Imana zigukoresha na popularity ufite ku bantu. Ubyumve neza, kwitiranya imbaraga z'Imana ni ugutekereza ko uzi ku bantu, ni ugutekereza ko uzwi n'abakomeye, ni ugutekereza ko ufite ubutunzi, ni ugutekereza kuri igihangano. Icyo inyenyeri ihita ibura kuko wacanye yawe. Ariko ucanye y'Imana byose ubikesha Imana. Mana ndagushimiye kuri ibi ngibi, nciye bugufi kuri iki ngiko. Cyo cyatumye mvuga rya jambo, nciye bugufi kuri iri jambo. Soza bararota ya nzira mwanyuzemo ntimwongere kunyuramo. Herode arashaka kwica umwana. Ndakwifuriza ngo nushaka kubona inyenyeri, rota ugira ikimiyerekwa, umenye icyo Imana igushakaho. Birashoboka ko inzira wanyuragamo uswongeye kuyinyuramo tuzabona inyenyeri, cyangwa ibyo wari uhetse byose bikusambukira mu ntoki. Ntimwongere kunyura muri iriya nzira, ntimujye kwa Herode afite gahunda yo kwica umwana, mu mukwepe munyura mu yindi nzira. Nibuka Yesu aganira n'umugore w'umusamariyakazi, yaramubwiye ngo mpa amazi, ngo ku buryo utazongera kugira inyota, ngo kandi ntituzongera kuza kuvoma aha ngaha hakugoye. Iyo umaze kubona inyenyeri uhinduranya inzira. Iyo wahoragamo itari nziza, Imana irakumurikira kuri ya nyenyeri kugira ngo ubone inzira ikwiriye. Yosefu ararota gutya, akikubise hasi, atsinze umusaya. Imana iramubwira ngo nkugishe umwana. Abanyabwenge bararose ngo ntimwongere kunyura muri iriya nzira, baba bimiriye urupfu rwo kwica umwana. Imana iravuga mbabwiye gutyo, ariko reka mbwire se, mubwire naho ahungishije umwana. Iyo umaze kumva ijwi ry'Imana itanga iri kubwira bike, ariko uko iminsi igenda yiyongera niko kubwira ibikomeye. Imenya ko mufata banga icyo yakubikije wakizigamye, ariko iyo itagaguza nko kurya kw'inkoko itagaguza amahuri, ikwaka n'icyo wari ufite. Abantu benshi inyenyeri yarakamye kubera kutagaguza izo bari bafite, ntibigeze babirinda, bituma uyu munsi badakomeye kubera ko Imana yabareberagaho nka teste bayitsinzwe. Mureke tureke gutsindwa n'ibyo Imana yatubikije amabanga yayo, tuyakomereho kugira ngo ejo ntizatwongeza. N'ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo guhinda shima ngo ni ugusesagura. Iyo uhaye umuntu ntashime tuzamwongeze, n'ubundi uri kwica nabi shakisha undi washima kugira ngo azongezwe. Nishima nuko Imana iteye, yatanze inzozi zo ku banyabwenge ntimusubire kwa Herode, ariko ibwira Yosefu hunga, kuko deja Herode ngo amaze kubona abanyabwenge batagarutse yagize umujinya, ngo abwira abahungu b'inkorokoro bazi kwica bacyaza inkota, arababwira ngo i Betelehemu no mu nkengero zaho ntimusiga umwana w'umuhungu kuva ku myaka 2 kugeza kwa yaravutse. Ndashaka kubabaza ku kibishe guhera ku myaka 2. Murabizi mwabagabo mwe, amakuru yavugaga ku rugendo rw'abanyabwenge Herode yatekereje ko arayakera. Haravuga ati birashoboka ko bagendaga n'amaguru si indege, bakoze iminsi myinshi, birashoboka ko uwo mwana wavutse amaze kuzuza imyaka 2. Niryo jambo. Biranashoboka ko baje butarasohora yarayavutse, none umwana wese w'umuhungu uri aho ngaho muhere ku myaka 2 mwice. Bariko bishaga Yesu adahari. Reka nkubwire, nimba ufite nyeri nta cyawe kizapfa. Hakika hazangirika amatorero ku ruhande ryawe rizabaho, hazangirika abavuga butumwa bari ku ruhande wowe uzabaho, hazangirika abanyamasengesho, ariko nimba wowe wizigamye wowe ntacu uzaba. Hakika ya Mungu tuzamurira Imana yacu ibiganza. Haleluya. Mubigiye gupfa ntiyari mwicawe, mubizaryamirwa ntiyari mwicawe, mubizasuzugurwa ntiyari cyawe, mubizatakaza agaciro ntubarimo, mubazava kuri ringi ntubarimo, mubazakurwa ku gatuti ntubarimo, wowe warimo ntubarimo. Kubera iki? Kubera ko warose hari inzozi zagukuyaho wari wicaye zigushira mu wundi mwanya mwiza. Icyo ari cyo nkubwiye mwene data, tuzamuriye Yesu w'i Nazareti hatukuzwe. Abana barabica, niho bajya bavuga ngo n'abana barasheri bapfiriyemo ngo kubera ko batigeze bakora zari ingwingiro ya Yeremiya yari yarahanuye kwirama hazumvikana induru,
Korashera atazahozwa kubera ko atagaruriwe abana be. Si ukuvuga ngo bari bishingo ngo zari ingwingiri ngo ntibari barakuze oya. Oya, no. Ubuhanuzi bwagombaga kuzura bwavuzwe na Yeremiya. Soza mbabwira kubera ku minota yuhuye. Arandika Daniel ngo abanyabwenge ngo bazabaragana ngo kakurya ngo kwizuba kwisanzure cyangwa se ku muco wo mwisanzure ry'ijuru ngo naho. Haleluya. Vuga muze abagize abahinduriye abandi gukiranuka, abahinduriye abandi mu gukiranuka ngo bazarabagirana nk'inyenyeri. Umurimo dufite ukomeye. Kristo ni inyenyeri kuri twebwe, ariko nimara kumurika natwe tuzamurikira abandi. Ikigaragaza ko umuntu atunze nuko atunga abandi. Buryo ubutunzi bwawe udaha abandi uri umukene wo gufashwa. Imbabwiye kuri nagize yerekwa singitinya umuntu utunze muri quartier iyo nzi ko ari umugugu ntangira kumusabira nk'umuntu w'indushyi. Mbikibabwiye neruye ubutunzi si ubwawe ni ubutonyanga bukagera hanze. Imvura si yaguye mu karima kawe ni yaguye ku misozi. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Atukuzwe. Nimba nk'uko abanyabwenge barabagirana kakurya ku muco w'isanzure ry'ijuru ngo niko abahinduriye benshi kubwo gukiranuka ngo nabo bazarabagirana ngo bazaka kakurya kw'inyenyeri. Ndangije mbabwira ngo Kristo niwe uzatumenyesha kwinjira muri uyu muryango wakinguwe. Tutamufite tuzara. Kandi ngo cyatumye Abisirayeli bagira ibyago donation. Muzeyi wanje urakizi ngo nuko basuzwe abanyabwenge ngo se ngo abanyamahanga batakebwe ngo bashobora kutubwira amakuru tukayumva. Icya kabiri ngo basuzwe abungere ngo se abaswa ngo baduheza uhamye tukabwemera. Kandi tukiya dusoma nibyo usanga abantu bize iyobokamana bize za doktora n'izindi na za maîtrise usanga bavuze ngo nimuhaguruke ibo bakicara bajya basakuza aho bicaye kabahawe uburenganzira. Usanga abapasiteri bamwe bavuga mu ikanisa bagatera inkuru na story bakumva ari abakiranutsi ntibacihana ntaho bacihanira ngo kubera ko babaye ibihangange. Ariko reka mbabwire haleluya. Gerardine yaravuze ngo upfa kuba gusa warumvishijwe n'Imana ivuga aho ryaturuka hose n'ubwo ryava ku mwana mutoya yakuzamura n'ubundi umuplanto ni ukoropera chef wo kaporara karinda generali. Ntabwo turindwa nabo tungana turindwa nabo turuta. Umukozi mu rugo ni ugutekera kuzo wahasha ashatse yabanje akabishira mukabona kubirya. Nico gituma kumwitwaraho neza bikenewe kugira ngo agutekere ibyiza. Shatse kubabwira ko umwanya umuntu arimo wose ningira akamaro gufasha uwundi utawurimo. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iduhana n'imigisha. Amen. Amen. Kongera Imana amashi menshi cyane.